sinibizabesho ibyago cyangwa amahirwe nzi byose kw'Imana ibitegeka kwiganyira n'ukubusa. Haleluya. Hari umupfakazi nkunda muri Bibiliya witwa Hana mwene Fanueli, ngo akimara gupfakara ubuzima bwe bwose yabumaze imbere y'Imana. Haleluya. Dufite abahamya benshi batubanjirije muri uyu murimo kandi bataciwe intege n'ibyo bahuye nabyo. Yo haleluya. Dufite abahamya. Sinzi nimba dusoma Bibiliya tukabona abahamya, ariko dufite abahamya. Ndashima Imana rero ko nkihagaze mu buntu bwayo. Twahuye na byinshi ariko turacyahagaze. Haleluya. Kandi umuntu uri mu mugambi w'Imana iyo atarwanyijwe batawurimo. Nibuka Yesu batangaza amatangazo abanyabwenge ko yavutse, ngo bayobeye kwa Herode. Bakigerayo baramubaza bati se umwami wavutse ari ahangaha? Herode arabwira ati reka reka. Arangije arababwira ngo nimugende nimumenye amakuru, muzaze mumbwire nanjye njye kumuramya. Ngo guhera uwo munsi bagezeyo baramya Yesu, ngo Imana ibaburiza mu nzozi gusubirayo. Ngo guhera uwo munsi Yesu atangira guhirwa ari iki? Ari uruhinja. Sinzi nimba ari Yesu twaramukurikiye ahigwa ukaba ushobora kubuzi kutuje, byaba ari ibibazo. Yesu yavuze amagambo meza, aravuga ngo data sinsabye ngo bakure mu isi, ahubwo yibarindiremo kugira ngo ubabona wese amenye ko ari njye uri kumwe nabo. Sinzi impamvu umva ibikubaho wibihunga, ahubwo hagaranamo na Yesu. Haleluya. Hagarara mu bikubaho, hagarane na Yesu. Nazanye ijambo rivuga ngo ni iki gituma ukurikira Yesu? Ni iki? Ni iki gituma kumukurikira? Reka dusome. Turasoma muri Matayo 14:13. Yesu abyumvise arava agenda mu bwato ajya aho abantu bataba kwiherera. Abantu benshi babyumvise bava mu midugudu baramukurikira, baca mu ubutaka. Yomotse abona abantu benshi arabababarira, abakiriza abarwayi. Umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati, ahangaha ntihagira abantu, none umunsi urakuze, sezerera abantu bajye mu birorero bihahire ibyo kurya. Yesu arabasubiza ati, nta kibajyanayo, mube ari mwe mubagaburira. Natangiye mvuga ngo niki wakurikiye kuri Yesu. Dusomye inkuru, Bibiliya iratubwiye ngo Yesu yaravuye mu butumwa, yananiwe, agiye aho abantu batari, agiye kwiherera. Agiye kwiherera, ngo ajya mu bwato ngo yomoke agende. Abantu bamenya amakuru yuko agiyeyo, ngo baciye ubutaka. Bashakaga Yesu, ndagira ngo tumenye ngo niki bamushakiraga. Bararushye, aciye amazi, baciye ubutaka. Baravuga bati nubwo uri mu bwato turaciye ubutaka turagusangayo. Yesu icyo yarakoze, yaragiye kuruhuka, kuko yarazi neza ko amanywa ari ay'abantu, kubana n'abantu, ariko byagera mu mugoroba akaba ari igihe cyo kujya kuvoma amavuta, kuko iyo ubanye n'abantu cyane bagumara b'amavuta. Mwanyumvise? Iyo ubanye n'abantu cyane bakumaramo amavuta, bigusaba gufata umwanya wo kongera amavuta.
amavuta. Iyo udafashe umwanya wo kongera amavuta uragenda ugakama ukamera nk'igisheke cy'igikatsi bakamuye ugasigara uvuga ariko imbere nta kirimo. Ngo arambuka ngo barazenguruka, ngo Yesu ababonye ngo abagirira imbabazi. Ariko abagirira imbabazi abazi, Yesu yari Imana 50 akaba umuntu 50. Mu yandi magambo yari Imana muntu, yarazi ikintu cyose kiri mu muntu. Nawe azi icyakuzana, azi n'imyaka umaze n'ibyikuzana, azi n'ibikuraza inshinga, azi n'ibyakuzinduye, azi n'ibyo umaze iminsi usengera. Yesu arabizi. Ngo arangije ngo abagirira imbabazi, abigishwa baramubwira ngo nabasezerera, arabwira ngo no, ngo abe ari mwe mubagaburira. Yesu umwe arabagaburira. Uwo munsi bari batumanyeho, yaba abasenga n'abadasenga, yaba abiriza n'abatiriza, yaba abashaka Imana n'abatayishaka, ariko kuko bazi ko hari imigati bagombaga kugera aho hantu Yesu ari. Imana ishimwe. Ndabizi ntibiryoshye ariko biraza kuryoha. Nta viza ntanga kuko ntabwo muri Amerika ari mu ijuru. Nta mugabo nguha kuko umugabo arapfa. Nta mugore ngusabira kuko umugore birarangira. Nje kukubwira kumenya Kristo by'ukuri. Haleluya! Aho kugira ngo umuntu yicare ku mutogoto w'inkono atazi biri kuba, aho kugira ngo ujye wambara uzinduke uzinduwe n'ubusa, aho kugira ngo ujye uririra ubusa, aho kugira ngo ujye ufashirize ubusa, nje kukubwira impamvu yo gukora ibyo byose. Ngo Yesu arabwira ngo nimubagaburire, ngo barabicaza barabagaburira. Bibiliya irakomeza hepfo. Arangije Yesu ahindura ikiganiro, arabitegereza. Bibiliya irambwira ngo kuko yarazi biri mu mitima yabo. Ngo yarabizi neza ko iyo yatumiye Marita ahita atumira Mariya akamubwira turabizi. Arasubiza, aragabura, arambika, agira gutya. Ariko reka mbabwize ukuri, ntabwo kuri Yesu icyo dushaka ari ukuza kurya no kunywa. Jambo ry'Imana baho nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni inyongera, ibindi byose ni accessoire. Aramanuka hepfo, arangije arababwira ngo yamwe bantu bigishwa, arababwira ngo ninjya mutsima w'ubugingo. Ubundi ni iki wakurikiye kuri Yesu? Aravuga ngo ninjya mutsima urya umubiri wanjye. Urakoze cyane. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye, uwo ni we mwigishwa wanjye. Barangije barakanura, bamwe bakurikiye imigati, abo bahanuriye bigatinda, babandi birirwa batuka abahanuzi barakanura. Arababwira ati yamwe si ibyo gusa, urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye, uwo ni we mwigishwa wanjye. Mama we, baravuga bati kweli sitwababwiye iby'uyu mutipe utagira harara, umugabo uhora mu ikanzu imwe, twarabibabwiye ibye. Ubundi si Nazareti hari icyiza cyabaye. Bibiliya ivuga ngo batangira gusubira. Ubundi ni iki cyakuzanye? Njye nicyo kibazo nifite. Urubyiruko ni iki cyabazanye ubundi? Nuko numvise bazi gukirigita biryoshye. Yesu amanutse hasi,
Mugabo wuzuye umwuka wera arahindukira aramubwira ngo twakuvaho tukajya he? Kari wowe ufite amagambo meza y'ubugi. Reka mbabwize ukuri, ntago twakurikiye abantu benshi Yesu, twakurikiye ibyo Yesu akora. Twakurikiye ibyo Imana yakoreye Debora, ntago twakurikiye Imana ya Debora. Cyakoze kuko Imana ya Debora twabonye hari ibyo yakoze, twayikurikiye tutayizi. Bibiliya irambwira muri Yesaya ngo Yesu yari umunyamibabaro, wahetamishijwe n'intimba, nta gikundiro yari afite, yari yarababaye, ntabwo yazanywe no gutanga imigati. Reka ntabwo yaje kuvuga ngo nimujye Burayi ngo no. Yemwe abarushe namwe baremerewe, nimuze musange baruhura ibyaha, mbakize umuruho wa Adamu wa mbere wabahetamishije mukinjira mu byaha, muze mbakize karande ya Adamu wa mbere. Urahera ku itariki ya mbere uri musaba inzu. Ibyo bintu Yesu ntacyo bimubwiye, nje kukubwiza ukuri. Urimo urasaba Yesu ntacyo bimubwiye ibyo bintu. Shaka Imana. Shaka iki? Iyo uri kumwe na Yesu hari n'igihe kigera agaca ku masaka agasoroma. Ikindi atanateye. Hari igihe ubu byaracitse kubera ko imiryango yakwanze. Yesu yaravuze ngo sinaje, nazanywe no kugira gute? Hari haba iki saho? Abantu barakwanga, ntabwo yaje kuba gukundisha, yaje kuvangura intama. Utegereje ko abantu bose baza inyuma yawe ukabayobora gute? Bosi wawe ninde? Harya ngo barakuvuga bamwise umukuru wa Bezebuli, warya we bakuvuga iki? Ubu byacitse ngo bakuvuze. Undi bosi wawe ninde? Ngo ntago ufite aho urara. Yesu nawe yagiraga, yararagaho bwije. Muzasome biriya mumbwira niba hari inzu yasize mu isi. Kuza muri korari njyewe urabyumva, urukweto nirushake ruhengame 7 ingiya. Njyewe pasiteri, urabibona pasiteri. Yesu yigeze abwira umugore aje ngo amukirize umwana w'umusamariya, aramubwira ngo reka si byiza ko ibiryo by'abana. Ariko ubundi Yesu mwakurikiye muramuzi, ni seriye. Ubundi ni iki cyakuzanye kuri Yesu? Urimo uramutega iyo mitego. Abantu benshi bari mu gihe cyo kwitwa ko ba muri contre-attaque, bafashe Imana. Bibiliya irambwira ngo iyo Imana uyiyeretse, uyishaka kwiyereka nk'umunyabwenge, kwiyereka nk'umunyabwenge. Niyo ushaka kwiyereka nk'ikigoryi, isa nk'ikigoryi. Abenshi bari mu bugoryi rero. Umva ahantu bipfiriye byose, nimubanze mushaka ubwami bw'Imana. Bibiliya irambwira ngo bapfaga bapfira iryo zina ba Stefano, bakabatera amabuye bahamya, akavuga ati ngibyo mbabwira ndabizi. Ati wa mugabo we kufite icyubahiro wabiretse, akavuga ati no, ndabizi nabanye ndamuzi neza, uwo ni Yesu. Ngo barindaho bamutera amabuye agapfa, wowe urinde. Ubutumwa bwo kubabeshya no kubasheshenga bababeshya. Bibiliya irambwira ngo turi abashyitsi n'abimukira, hano ntabwo ari iwacu.
wadusigiye mu isi. Ntabwo twaje kunezererwa mu isi, nta nubwo twaje kuyikundirwamo. Vuga icyo Imana ivuze, bagukunde cyangwa bakwange, n'ubundi ntacungura n'abantu. Ngo bakwishyuriraga inzu nibashake bayireke. Waba iki? Ngo bakugaburiraga rasiyo bayireke. Iyaguteretse ahangaha izakubeshaho. Wowe yikomereho. Ndababwira amakuru y'umuntu wayikomeyeho uburyo byamugendekeye. Ngo nimudasambana ntagira gute, nabireke. Inzara ikurye urabikise. Uzi inzara yaturiye murabona twarapfuye twebwe. Use Pamela bivuze ubugari n'amazi twaryaga twarabyaye. Use byambujije ibiro kwiyongera. Hakubite bundi. Niki gituma mutinya umuntu uzapfa akabora? Haleluya. Niki wakurikiye kuri Yesu? Baraguhanuye ntibwasohora. Hari imyaka 1000 tuzabanamo na Kristo, tutarajya mu ijuru. Murabizi ko ihari. Mwacecetse ariko ubundi bite byanyu baramaze nibavangirwe, izirike ku Mana. Ubundi wazanywe mu isi no guhanurirwa, cyangwa waje nawe kugira abantu humuriza imitima? Waje kubwira imbohe ko zibohowe? Ntabwo waje kwirirwa utesa abantu umutwe. Menya icyagusanye mu nzu y'Imana, kandi uzi ukuri niko kuzamubatura. Ibi muri kumva nibyo bizabacira urubanza ku munsi w'imperuka. Amen. Yesu ajya kokora igiti. Ubuse ko yankoko yakankura mu mugabo naragiye. Ndi n'imfubyi muri uyu mujyi wa Kigali. Mfitemo abana 4. Abantu bakureba nawe bagutwara iki? Wanyirukana saa 6 z'ijoro ntacyo bimbwiye. Yemeye ko ndara hanze, afite n'uburyo ari buntu wikirira aho hanze. Nanzira nzagura ku muntu, nzarinda njya mu butaka, kuko Imana yaranyigishije inyigisha kubwira abantu ukuri, kugeza nubwo mbwira umugabo wanjye ukuri agera kuri finale arapfa ariko namubwije ukuri. Haleluya. Niki cyakuzanye ku Mana? Niki? Mbabarira umbwiza ubundi niki? Niki? Reka mbabaze niki? Misiyo ya Kristo ni uguhindurira abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Ubwo butumwa murabuvuga cyangwa mwirirwa mu mateshwa? Kuba umwigishwa bisaba kuba usoma ijambo ry'Imana. Ni bande basoma ijambo ry'Imana byibuze buri munsi akaba yasoma ibice 3 byonyine? Warangiza ngo uri gukurikira Yesu, urimo urakurikira kirabaye. N'imisosi y'indirimbo tuzaza tubyine tuguhanurire, ariko nujya gushaka umutsima ugukomeza ubure. Umuhanuzi nanjye ndiwe, iyo duhanura uhagarara ku gasozi ukareba ku kandi ukabwira umuntu, ariko mu kibaya ahafashwa n'Imana n'ijambo. Nutisunga ijambo ry'Imana uzagwa. Utangira ushyira urubanza ku bahanuzi. Abahanuzi barahanura ariko ntabwo aribo basoza. Urugendo ruri hagati yawe n'Imana. Kandi Imana reka
agakomori. Ugira ngo waje muri yawurute na ice cream. Ariko ubundi kuri Yesu haba ibisubizo gusa ugira ngo hari umunyabyaha w'abahanzi. Batanga amayero n'amadolari twajya kanyarira amapawundi akisuka ninde muntu utakizwa. Bibiliya irambwira ngo iyo nzira ni inzira ifunganye. Ni inzira ifunganye. Ni inzira ifunganye. Iyo nzira nta wica amafite ibintu byinshi atenga amase. Biragusaba uture. Uce bugufi. Bwira Imana uti ndemeye noneho. Bwa busambanyi bwanjye ndemeye. Bwa bujura bwanjye ndemeye. Ibintu byose ugaca bugufi ukemera. Ukemera Imana ikakuyobora. Amen. Tena pasiteri Meddy ibyo yazanye. Umuntu atanga icyo afite nta urya umuceri ngaruka isombe. Umuntu wese asohora icyo yariye. Sinyobe ko Imana itabara ariko iyo itambitse umutego w'ibintu igutambika umutego w'igihe. Kuko igihe gisobanura ibintu. Niba icyakuzanye ku Mana ari umuceri n'imigati n'umugabo n'amazu n'amamodoka, haraho bizagera Yesu abifunge akubwira ngo ninge mutsima vayuniki. Umunsi azakubwira ngo umurye akakubwira ngo umunywe utarudi inyuma. Uzi igihe abikubwira ni igihe amaboko y'abantu yakurekuye. Amaboko ya papa wawe yakurekuye, contract wasinye yarangiye, abagukundaga bakwanze, abaguteye inda nkuko baziduteye bagukuyeho amaboko. Yesu akubwira ati rero finali ni ukundya ngewe kugira ngo ukire kura mimi. Uguti wa mugabo we ntugira hurara ntuhindura ikanzu kandi ibyo ni ukuri. Yesu yigeze kuvuga ngo ingunzu, ariko umwana w'umuntu iyo uri kuri Yesu ufite imibare, Yesu akuzana hindi mibare ntabwo umurusha karikiri. Kugira ngo Imana ikugirire neza bisaba kujya kuri Yesu ukemera kujya muri riske kubera we. Dufite abagabo bagiye bajya muri riske kubera Yesu. Wijya kuri Yesu utegereje gutabarirwa, emera no kumupfira urebe icyakora. Oya, emera uvuga uti naho itadukiza nka Saduraka, Meshaki na Abedenego, uvuga uti iyo Mana naho itadukiza twebwe ntabwo tuzubarara, yadukiza cyangwa ikarorera. Mana ikeneye kumaramaza mu mutima wawe. Bibiliya irambwira ngo iyo nzira izaba ijya kwera no gukiranuka ngo abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Imana ikeneye yuko uhagarara ukavuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu gihe cyose ngeze ku gupfa. Ntabwo bivuga ngo Mana nutanyishyurira inzu ndabivamo, Mana amasezerano nadasohora ndabivamo, Mana nibitagenda gutya ndabivamo. Oya, icyo gisubizo ntabwo ari cyo. Njyewe ndi umukristo nzahora ndiwe naho nagera ku gupfa. Kamabwira ibyo mukennye Imana irabizi. Imana izi icyo ukenye yakuremye ibizi. Wita umwanya ku bintu. Shaka Imana. Shaka Imana. Shaka Imana mu buryo bwose bwo gusenga. Egera Imana mu buryo bwose bwo kuyegera. Shaka Imana hagaragara n'ahataboneka. Ushaka Imana mu buto bwawe. Njya nibwira Imana ngo kuki utapfashe kera nyiri mutoya nkakoresha ubuto bwawe, simbukoreshe mu busambanyi nkabukoresha imbere yawe koko. Kamabwira urubyiruko mufite amahirwe. Mufite amahirwe, muracyari bato. Mufite amahirwe mukorera Imana. Mufite amahirwe
nimukorera Imana mukiri batoya, Imana izabahaza uburame, Imana izabagirira neza, Imana izabakoresha, Imana izabaraga gakondo, Imana izabakoresha iby'ubutwari. Amen. Ariko ndashimira Imana yamfashe ikamfata imfashe, kuko amaboko y'abantu yarandekuye ariko ay'Imana ntiyandekuye. Kamabwiza ukuri, iyi Imana iyo uyiyobeyeho ntuyiyoboze inzira, urarindagira kandi ukarindagira imyaka utazi umubare. Nimushaka Imana, Imana izabiyereka. Ureka igipindi cy'abantu bahita babahaviza imyaka yawe, ahari business yawe uri Nyabugogo, manuka igifi cyawe ujye kukiroba Nyabugogo, ngo numara kukiroba ngo business yawe itangiriye he? Ngo barakuzinze, ngo nyoko bukwe ngo yagize gutya, bakaba baramuguteranije bakabivira. Sanga Yesu ni ubohora baboshe, rekana n'amateshwa. Waraboshwe ndabyumva, wikishiramo nyoko bukwe yarakoreshejwe na Satani. Sanga Yesu umwizera, umwemera, kubohora cy'iminyururu, akukorera deliverance, agutandukanya n'imbaraga za karande. Adamu wa mbere niwe wakosheje, nta wundi muntu ufite icyaha. Adamu niwe watwinjirije icyaha. Injira muri Yesu, kuko iyo Yesu apfuye Bibiliya iramubwira ngo dupfana nawe tukazukana nawe, akadukorera deliverance, ngo ibya kera biba bishize, ngo tuba duhindutse bashya. Indi deliverance ukeneye ni iki? Amen. Haleluya. Hari umugome rero witwa Rusi wanambye kuri nyirabukwe. Imana ikeneye yuko inambaho, yanambye kuri Naomi. Naomi umugabo yarapfuye, abahungu be barapfuye, nta kintu gifatika niyo yari kubyara, ntago uwo mwana yari kubyara, yari kumubera umugabo. Arangije amwizirikaho, aramubwira ngo Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzagwa bazahamambe, ngo ninandukanywa nawe bidatewe n'urupfu, Imana izaba impora. Imana ikenera umuntu yizera atayizereye mu mibare. Ntago Rusi yizeye, ntago yizeye Naomi maze kazabyara, yizeye Imana ya Naomi. Imana ihindura ibintu, Imana ihindura amateka. Ntago yamurebyemo abahungu, ntago yamurebyemo abagabo, yamurebyemo Imana ihindura amateka. Haryo ubwo uzahagarara imbere ya Rusi umubwira ngo rero, ngo nabonye ntabivamo, azakubwira ati nakurikiye Naomi yaraciye urubyaro, ariko Imana ye yambereye Imana. Ngiye guhumba mu murima w'umuntu nkeneye, ari ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi, ariho hakomoka Kristo. Amen. Haleluya. Niki wakurikiye kuri Yesu? Amen. Niki wakurikiye kuri Yesu? Mutuma mvuga gutyo nge nzakora ubundi bukwe. Haleluya. Nzabatumira. Ariko ntago ikintu kiri imbere ari umugabo. Pastor ntago ari umugabo. Ntago ikintu kiri imbere ari inzu. Uzabaza abantu bazifite uburyo bazibayemo niba ntayo ugira. Ntago ikintu kiri imbere ari urubyaro. Uzabaza abantu bafite abantu uburyo babayeho, hari n'ababananiye. Ntago ikintu kiri imbere ari akazi niba wararangije kwiga. Shaka Imana, Imana ikwinjize mu byo kugambiriyeho, izagutereka ahantu kubera impamvu zayo, igukoresha umurimo wayo, utagiye umeze nk'umuntu wiyahura. Pastor Deborah ndamuzi, n'amateka yenda nahavuka ndahazi, n'abavandimwe be ndabazi, n'inshuti zanyu. N'ubukwe bwe narabutashye, no kwimikwa mwe nari protocole. Use wambwira iki? Nzi uburyo Imana yabanye nawe. None ari kuri YouTube, ubu hari abandi bamaze kwishorera bajyayo, baraje bahanuke
nkuko ubona inyoni ihuruduka hejuru mu giti itagira amababa bahanuke. Social media abantu bagiye kuyipfiraho ntabyo bazi. Uriri kubwira abantu ngo kamata mukate wowe uri burangeri wowe uri ifu ikora imigati, wowe uri kubwira abantu babeshya. Fata amamodoka, wowe ukora imodoka, ufite uruganda rukora amamodoka, fata visa, wowe utanga visa wowe. Nimubwira abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiranuka nicyo twatumye, ibindi byose ni inyongera. Imana izabiduha kuko izi neza ko tugambiriye gukora ubutumwa bwayo, ariko ntabwo ari byo tugomba kurishisha ngo nimuzane amafaranga ngo tubagire ku musozi. Ninde? Yesu yaravuze ngo impano y'Imana ntabwo igurishwa. Bibintu mwirirwa mujya bamutanga amafaranga y'ubusa ngo bajye kubasengera ngo babakuzeho imivumo. Ibyo bintu ni ibinyoma, ni ibinyoma byambaye ubusa. Nimushake Imana ibahumanure. Yesu niwe mutsima w'ubugingo. Nta muntu ushobora kurya uwo mutsima ngo agume ahumanye. Arahumanuka ubuzima bukaboneka. Ndabizi hari benshi niciye isoko birabareba. Niba hari abagendaga bajya gutanga amafaranga namwe murimo murihombya nta nicyo bimara. Urayamuhereza narangiza ajye muri hoteli aryamemo amaremo icyumweru, nagaruka kubwira ngo naragusenge. Agusengeye he ko yagiye kuyarya muri hoteli? Umva mbabwire, buri viri zipfukamira. Murabizi? Muzi ko buri viri zipfukamira? Amen. Uyu niwe media rero. Mwamumwumvise? Arabishya koko. Nta buryo afite habe na bukeya. Kandi ndi fier yo kubiha koko. Amen. Amen. Hallelujah. Ariko Imana namukanyira tubwira. Nanjye nkunda kumva imbwira kandi nanjye ndabyicariye koko. Ariko se irakubwira niki koko mbabariza? Bibiliya yarambwiye ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa. Ukeneye kuba umupfapfa? Nzabasheshenga. Koko mukeneye gusheshengwa koko? Uza gusenga bagusheshenge. Ibibazo byawe n'imitwaro yawe yose bikorere Yesu, ubundi ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Nibikuyobera jya upfuka mubwira Imana ngo waravuze ngo yemwe abarushe namwe baremere nimuze musange ndabaru. Amen. Tugiye gusenga. Njya ntabwo mfata iminota myinshi rwose. Ni iki wakurikiye kuri Yesu? Tugiye kubwira Imana ngo Mana tubabarire. Twagukurikiye mu mibare ariko turahindukiye. Tugukurikiye nta kintu na kimwe twitayeho. Wowe udushoboze gukora uyu murimo. Nta muntu hano utari umukozi. Mbahagaze imbere ni urugingo, ndi ukuboko, wowe uri ijisho, undi ni akaguru. Buri wese afite umurimo kandi ashoboye gukora. Nta muntu n'umwe ushinzwe kwicara. Ushobora kudahagarara ku gatuti ugahaguruka ukajya kuvuga ubutumwa, ugasura abarwayi kwa muganga, ukagenda ugasura abakene, ukabwira mwene wanyu hari abantu benshi bataramenya ubutumwa, ukabegera ukaberera imbuto, tukera imbuto zikwiriye abihaniye ahantu hose kugira ngo babashe kudukurikira. Amen. Ibyo nta handi babikura mu ijambo ry'Imana. Fata ijambo ry'Imana Bibiliya urirye uwo muzingo nugera mu gikombe cyitwa baka uzahindura ahantu h'amasoko. Abantu bazakureba nk'ugiye gupfa, ariko Imana ihakwambikira imbaraga, uhakomerere uhavugira Imana. Uzajya uvuga uti Imana wabanye nanjye muri bya bihe sinarinzi ko byagenda gutya. Ariko nutaba ufite wa muzingo w'igitabo ndakubeshya, sinkubeshye, uzagera unanirwe usubira inyuma. Mu gitabo cy'umugenzi hari umugabo witwa Musubira nyuma, ngo yaragiye ageze mu gisayo gahinda gasaze, ngo akandagiyemo ngabwiramo Kristo ngo reka iyi nzira ijya mu ijuru sinyijyamo, ngo arongera asubira inyuma. Reka mbabwize ukuri, nimukomeze. Tugiye gusenga, muhaguruke dusenga Imana.
yarishuye aravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka ati baruhuke imiruho n'imihate, imirimo yabo igenda ibaherekeje. Ndi ku ijambo rya nyuma rivuga ngo imirimo, iyo ukiri mu isi mbere y'uko upfa hari ibyo usabwa gukora, kandi iyo mirimo y'abera izibukwa. Tuzacirwa, hari imanza ebyiri zizaba, hari urubanza rw'Imana n'abanyabyaha, hakaba n'urubanza rwa Kristo n'abera. Haleluya! Izo manza zombi zizaba. Urubanza rwa Kristo n'abera ni urubanza rwo kumenya imirimo no kwambikwa amakamba, bakajya bakubwira ngo we runaka wagaburiye abashonji, wambitse abambaye ubusa, wagize gutya, warumviye, wagize gutya, wagize gutya. Urubanza rw'Imana n'abapagani ni urwo kubabwira ngo dore ibyaha mwakoze. Wenyine ukajya ujya mu muriro uvuga ngo Mana urera, ntabwo uri Imana ibeshya, uri Imana ica imanza zitabeshya, ukarinda ugera igihe no. Imana ngo Mana tubabarire kukubeshya, tubabarire kuza tugushakaho impamvu z'inyungu. Ibintu byose twagukurikiragaho bikaduca intege kuko twabibuze. Yesu yaravuze ngo nimunige ngo abantu benshi basubira inyuma, aravuga ngo nimunywe amaraso yanjye ngo abantu benshi bamuva inyuma. Petero aramubwira ngo twakuvaho tukajya hehe? Kari wowe fite amagambo y'ubugingo. Umuntu wenyine utazagwa ni umuntu wakurikiyeho Yesu ijambo. Umuntu wese wafite ibintu yakurikiye kuri Yesu, yaba imigati, yaba iki, yaba ubuhanuzi, ibyo bizashira, ariko wakurikiye ijambo ry'Imana rizamukomeza no mu kaga arinda agerayo agikomeye. Mana turagushimira, tugushimiye kubw'uyu mwanya. Leta avomene kode sansonene grere monta ya sengele la fopa ya sendeta ya kode sanenana nga ya hola papa ya letako benesinda kaya olela sando befaya nesinda kota ya la befo zeneta kundara befa ula ta Kristo neleta sotera mufa nini kode sansomene Izina rya Yesu. neleta ala sireko neleta yasi elelele kota eleva yasisi alana mufa neki nete sando zeneki lala ula sando befa ure netire sire kotaya lalele satire sando befa yasile fati imitima nakikugwamarareye 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 abasatani yatwazanye igitugu ndaciye imigozi n'izina rya Yesu, ndaciye imigozi n'izina rya Yesu. Mana nibabohoke, nibabohoke bamenye icyo wabahamagariye ko ari ukwera no gukiranuka, yuko ibindi ari inyoke mu izina rya Yesu Kristo. Turera mwami Yesu ariko reta kode sansemene reta akayamu. Mana ubahe n'ibindi kuko mu izina rya Yesu. Ubahe n'ibindi kari wowe ubigena. Mu izina rya Yesu. Ubahe n'ibindi kari wowe ubigena. Mu izina rya Yesu. Ukize uyu mubyeyi ibibyimba byo. Haleluya. Ukize uyu mubyeyi ibibyimba byo mu. Mu izina rya Yesu. Ukize uyu mubyeyi ibibyimba byo mu. Nakire mu izina rya Yesu. Ibibyimba bitatu. Yakire gukira. Ndasenze kuba bacakirira ijambo. Yakire ubuzima. Abaganga bavuze ndabivuga. Yakire gukira. Ibyo abaganga bavuze. Yakire gukira. Ibyo abaganga bavuze ndabivuga. Ndasenze ko nakire. Yakire ubuzima. 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 kugira ngo bahabwe ubugingo buhoraho. Mana nasubira kwa muganga azabona ibisubizo Mu bitandukanye. izina rya Yesu. Azagaruka ashima izina Mu izina rya ryawe. Yesu. Uko ari wowe ubikoze. Reka witeka. Komeza urinde ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu. Sengeye umwigisha w'ijambo ujya gukurikira.
imbaraga zawe n'amavuta bimugaragare, presence yawe iboneke, tunesheje agaciro n'imipango ya Satani mu izina rya Yesu. Bendera ry'ubutsinzi no gukomera kwawe bigaragare kuri we mu izina rya Yesu. Amen.